Inkuru yababaje abantu benshi, inkuru y'incamugongo, inkuru yaciye abantu benshi intege. Ni mu gihe imvura idasanzwe yahitanye abantu bagera muri 43 harimo abana 15. Ibi bintu byabereye mu gihugu cy'abaturanyi muri Leta Zunze Ubumwe na Amerika. Ni mu gihe hateye imvura idasanzwe, aribyo twita imyuzure muri rusange y'amazu yarengewe, ndetse uri gukandagira ikirenge kikarigita mu mazi, amazi agashaka kukurengera. Ibi tubyita imyuzure. Mu gihe abantu baturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe na Amerika bagize ubwoba cyangwa batangiye guhamuka bakagira ikibazo, ni mu gihe bavugaga se Imana igiye kongera kuduhanisha amazi, biko tuheruka ku bwa Nowa, Imana ihanisha abantu bayo igifungo cy'amazi cyangwa amazi muri rusange. Ni mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe na Amerika haheruka gufatwa n'inkongi y'umuriro ikomeye, nabwo bagakeka yuko Imana ariyo iri kubahana. Ni mu gihe na bino byumvikanye, abantu bagatangira kutikira bakavuga ibintu bijyanye n'inkongi y'umuriro ubwo byanze, Imana irahindukiye izanye cyangwa muri rusange izanye amazi kugira ngo abe ariyo aduhana. Ahazwi nka kano gace karengewe cyangwa aka gace kibasiwe n'umwuzure w'amazi, hazwi nko gucuruzwa ibiyobyabwenge cyangwa ubugizi bwa nabi. Aka niko gace k'ibisambo cyangwa k'ibirara cyangwa k'abanywa urumogi bakunze kuhakorerwa. Ndetse turaza kugaruka no mu gihugu cy'u Rwanda tubabwire ibyo leta cyangwa icyo abantu bagiye batangaza mu bihugu bitandukanye. Ariko ndongera ngaruka mu gihugu cy'u Rwanda, Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Abantu 43 barimo abana 15 nibo bamaze kubarurwa ko bahitanwe n'imvura idasanzwe yateye imyuzure muri Leta Zunze Ubumwe na Amerika. Ni mu gihe abantu benshi bakomeje kwibaza kuno mwuzure cyangwa kwino mvura muri rusange yatumye abantu cyangwa inzu zirengerwa, abantu bose basanga 40 n'abangahe bagapfa. Ni mu gihe ari mwibarura ntago baratangaza ibyavuye mu mabarura cyangwa ibyavuye mu rusange kugira ngo abantu bapfuye bashyirwe ku rutonde. Ni mu gihe aba baturage bakomeje kwibaza uno mwuzure cyangwa ino mvura yategana he, kubera iki yaguye mwa kano gace, yibasiye kano gace kakarengerwa, ndetse ibi bintu bikaba ari ubwa mbere bibaye muri Leta Zunze Ubumwe na Amerika. Ni mu gihe ibi bintu bongeye kubyumva babiherukaga kera ku bwa Nowa, ubwo Imana yahanishaga amazi abarokotse n'abari bafite ubwato. Ndakeka iyo nkuru cyangwa ayo mateka nigeze kuyababwiraho. Ni mu gihe bano baturage bakomeje basaba ubufasha kugira ngo aba bantu cyakoza cyo abasigaye bagize ihungabana bajyanwe mu bitaro bakurikiranwe neza kandi kwa muganga. Turongera tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda, aho umuhanzi uzwi kuririmba indirimbo za gospel ari we witwa Vestine nawe yakoze ubukwe ejo. Ubu bukwe yabukoreye ku Intare Arena. Intare Arena iherereye mu murenge wa Rusororo, ni mu murenge wa Rusororo n'ubundi nk'uko bisanzwe ahazwe nk'Ikabuga. Ahangaha ni mu kimbo cy'umumanaginga witwa Irene Murindahabi. Irene Murindahabi yambitswe ingofero cyangwa ingofero y'abasaza mu buryo bwo gushimirwa cyangwa bwo gushimira ko yafashe bano bana akabarera neza, akabashakira inyungu cyangwa agashaka icyabateza imbere muri Vestine rero akaba ejo yararongowe gusaba no gukwa, niho byabereye ku Intare Arena. Banyarwandakazi, turaza kugaruka kwa kino kibazo kubera iki Murindahabi yambitswe ingofero. Ese Dorcas na Vestine n'ababyeyi bagira, ni gute Irene Murindahabi bamwambitse ingofero yo kumushimira? Ese iyi ngofero nta gatwiko kaje gatwika cyangwa ni ibyanyabyo? Namwe murahita mwibaza. Dorcas na Vestine n'ababyeyi bafite ku buryo aribo bahabwa ikamba cyangwa bahabwa ingofero y'abasaza. Ese bano bana ni Irene wabareze koko muri rusange? Turaza kugaruka mu buryo burambuye, aya makuru tuyarambura mu buryo burambuye. Ariko batangaje yuko cyangwa byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye ko yahawe ingofero ndetse n'inkoni y'abasaza. Tukavuga ngo ese muri rusange aba bana bombi, umusaza bamuhaye ingofero na Irene bamuha ingofero, muri rusange ubwo bahaye ingofero abantu babiri batandukanye. Genda kika ari ibyo ngibyo, ariko njyewe ndashaka kubabwira ukuri, aka ni agatwiko katinjiza cyangwa nta gatwiko kugira ngo ku nkoranyambaga bakomeze batereninge muri rusange. Uyu yari Kidasamura Movie mu mujyi wa Kigali, ariko araza kugaruka ku ngengo zitandukanye cyangwa kuyurirwa rw'ibiciro cyangwa mu bijyanye n'inganda muri rusange. Turagaruka ku bijyanye n'inganda mu misoro yabyo cyangwa mu buryo bizajya bisoramo cyangwa mu buryo bizajya bibungwabungwa cyangwa mu buryo bazajya bakoresha ibintu bidateza imyotsi ngo bihumanye ikirere. Ibi bintu turaza kubigaruka mu masaha ya saa sita za nijoro. Ibi bintu turaza kubikoraho mu gitondo saa 12. Aya makuru araba bagezeho agishyushye. Muhabe ikaze kuno
muyoboro wa Kidasamura Movie. Rero iyi ni incamake ibiri kunyuramo kugira ngo tuze gukomeza amakuru mu buryo burambuye, kugira ngo tuze kubabwira ibikurikira. Nanone tubafitiye andi makuru meza cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ibintu ndi buze kubabwira n'ibyo yatangaje ntago ngiye kuhita mbivuga, ariko ndaza kubabwira